kumenyekanisha umusoro maze ukazatamo ubwoko bw'umusoro. hari ibyo batari kutwerekana. Umusoro ku mitungo, urupapuro rw'amahoro, kumenyekanisha umusoro. ubwoko bw'umusoro. aya ntabwo ari byo. turebe hano. serivisi zihabwa abaturage. aya bibagihungiye ngibi se biragira, ariko iyo winjiyemo gutya byose biragira. Paul uri kurya shaka ubona ibiryo byose mubizanye hano none se muje kurira hano mujye kurya na niyo ribano bari mu byimuze noneho barye hehe muzanye ibya Paul gusa ibya Silas mubishyire ku munsi izindi serivisi. noneho mujye kurya. amahoro ku isoko ariyo yo mu turere n'amahoro. amahoro ku isoko zano amahoro ku isoko urumva hitamo byaje, hitamo gukorera ukwezi kumwe amezi menshi. tubigenze duteye duhitamo gukorera ukwezi kumwe kugira tujye dukora kuvaho dukomeza murebe n'ubundi kumwe reka tujye gukorera ku mezi menshi sibyo. noneho dukorere kumwe sibyo. trading limit icyo usorera ni salo de coiffure. hitamo ukwezi, hitamo ukwezi kuva mu kwa mbere mu mukingo w'imbere kuza, hitamo umwaka duhere mu gihe cya kera 2021. noneho dukurikiza dusoreze kugeza 12 tuza twohereze. hari ahantu tutujuje hano hera mu kwa mbere tunaheza twohereze tegereze. birakunda se marikama bikizere birakunda bizana bizisha uko kugira ngo bikurebe amafaranga kanzira bikanga ko mutishyuye hano tishyuye hano ugiye kwishyura umuntu udekarara nyine yuko hano iyo wishyuye haba handitseho pour paid for kwishyura byuzuye. ubwo ni ukwezi kwa mbere 2021 n'ukwezi n'ukuntu wishyuyemo niko bimeze. ariko ibintu yakoraga ariko byaragahoma twagiye yishyurira hano turi kudekarara ubu tini namba ngiye nimero ngiye sibyo kwishyurira access number ngiye type tax cleaning fee decoration salon de coiffure tagisi senta gicumi amafaranga 545 franga yishyuye 0 bagomba kwishyura 545 akanomero yishyura hano barahanditseho nomero turebe hagati ni ntamenya nishyura herura message hepfo yes ubwo naho kwishyura rura azana telefone yawe zana telefone tuba twereka ko ugiye kwishyura imisoro tuba ko tugiye kwishyura imisoro nyine muri telefone ngo akanyenyeri ngari ni kariyambwe ishami mwana kabiri akanyenyeri bari rimwe akanyenyeri akanyenyeri gatatu nimwe byanditse ku kagenda kari hirya ngatuma umwana urebe niba batuma umwana ndaramugira mu myenda bamenye iyo biri ku meza
cyasaka y'uko kabiri nakanika mu kamana ngo Yes, ibyo biryo bari ibyo ibyo byose mwese hirya kwe iyo mushyira ku gisenge mujye kandebera Tanzania amakarere kwishyura bigata kwishyura usaba rwose bose yamaze Rwanda Revenue Paul biragenda bite Paul biragenda bite ngiye nimero ya Paul biragenda namba na lef Paul biragenda bite shaka mutashyiramo byishimo mwana mushyiramo duke Paul urabyuka wavuga iki hamwe n'imibare kandi rimwe nyine aho ubuzaho 2026 isafo twese burabyo kamenya sinyarusene yayiwe mu rero sayibonye kazi twatuyibona ngito Paul ararira hehe we mado rumba lef ngiyi rero ko byo kare kuri gatandatu yemwe gatatu nzi gatatu naciyo incho gatatu Paul ararira hehe gatatu kane gatanu gatanu turebe system critique kuvigura tukonfirm tennis fi gaye you will be applicable inter pin ngongera ukemeza angekemeza penika kurura inusi bitanu ijana na mirongo ine n'atanu mama bitanu ijana na mirongo ine n'atanu bise byikora bise yivanaho iyo yivanyeho kandi muri system ko byakunze bise yivanaho kanze ndebe noneho ko nuza yajeho kwishyura system ise yishyura hano kanze mbere system yishyuye hana hatakaye nuko se nuza mu mayitura enye bazakuraho ibyo ngibyo kabisanze kaje oya bigaragaza muri telefone yashyizemo abo ko nsubira inyuma muri system oya byo kubishinga download saka imprime muzabye prima bivemo nzi mukwereka ibyo yishyuye yego nyine rye siri inyuma naba ariko nta kibazo tunacyarimo ngiye kwishyura ibya kabiri kamanze ndebe niba naho urandi mwayishyurira rimwe nawe yishyurira rimwe ubanza kuzishyura kwezi niba munyura guca amafaranga menshi ibihumbi 10 bengaye kugira bideka kubyiye kuri sabyingira n'umura muke zanira charge ducaginga ko do ukwambye do bisukwishyura wabonye kwambye tivuye kwameza kwameza kwambye kwambuye ndaza niyo charge cumure yozi yanjye cumure yozi gusa oya